ntabwo ari bisanzwe ko ibyago byabaye kuri mama na nyogokuru nanjye byangeraho. Si bisanzwe ko iyi miruho yabaye mu muryango wose nanjye ya mbere yanjye. Si bisanzwe. Harimo intambara y'umwuka, ariko nuyirwanya urayitsinda. Nutabyihorera ukabirebesha amaso yombi urabitsinda. Nureba gukenyuka kwabaye iwanyu urahagarara ubiburizemo. Ibyagiye byaragiye ntitukibigaruye, abagiye baragiye ntitukibagaruye, ariko dushobora guhagarara ku buzima bwacu, tugahagarara no ku buzima bw'abacu, tugahagarara ku migisha yacu no ku migisha y'abacu. Haleluya. Niba waragize 13 ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 10 aravuga ngo muri iyo minsi, umurongo wa 2, muri iyo minsi ngewe Daniyeli namaze ibyumweru 3 ndira, nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamiraga, kandi sinihezuraga. Kwihezura ni ukwisiga amavuta. Ntiyitunganyaga mu yandi magambo, wenda yarakarabaga ntiyisige. Ntacyo nasamiraga kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru uko ari 3 byose bishiriye. Yasenze iminsi 21 mu nsengero kenshi. Iyi minsi turayikora. Harimo abakora 40 ya Yesu cyangwa se cyagiye Mose azamuka ku musozi. Abakora 21 kenshi baba bashingiye kuri uku gusenga kwa Daniyeli. Nuvuga ngo yamaze ibyumweru 3 byose. Ku murongo wa 12 dusimbuke ngo ahera ko arambwira ati, witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. 13 ariko umutware w'ibwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ntinda mu bami b'Ubuperesi. Haleluya. Reka some iyi mirongo 12 na 13 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Harambwira ngo, arongera ati, Daniyeli wigira ubwoba, kuva ku munsi wa mbere wiyemeje gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana, yumvise isengesho ryawe, none nkuzaniye igisubizo cyayo. Ariko ikinyabutware abo twavuganye twiganye za nyigisho z'ubushize murabazi ibinyabutware byari byo. Ariko ikinyabutware cyo mu Buperesi cyamaze ibyumweru 3 kimbuza kukugeraho, maze Mikayeli umwe mu bamarayika bakuru aza kuntabara, kubera ko natindijwe n'ibinyabutware byo mu Buperesi. Ibinyabutware si ibindi, ni imyuka mibi ikorera mu kirere nkuko twabisomye muri Bibiliya yera. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Turebye ubuzima bwa Daniyeli yari umuntu usenga no mu buzima busanzwe. Iyo dusomye igitabo cye tumubona inshuro nyinshi asenga, ariko ahangaha hari amasengesho y'undi mwihariko niba ariko navuga. Haleluya. Amaze gusenga, marayika bavuganaga yari marayika Gabriel, aramubwira ngo ugishishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Ariko nubwo amagambo yawe yumviswe, ibisubizo nagomba kuzanira ntago byahise biza. Ibinyamutware cyangwa se umutware w'ubwami w'Ubuperesi cyangwa se amadayimoni ategetse ikirere yambujije, yarantangiriye mu nzira, hanyuma bituma nakugezaho ibisubizo byawe. Aravuga ngo nyuma Mikayeli umwe wo mu batware, Mikayeli undi mu marayika w'intambara, undi mu marayika ukomeye, undi wo mu batware cyangwa se undi wo mu bakuru aza kuntabara, kubera ko natindijwe n'ibyo binyabutware byo mu Buperesi. Igisubizo cya Daniyeli kimubona kumugeraho, kandi nyamara Bibiliya yatubwiye ngo igihe yatangiye gusenga yari yumviswe. Haleluya. Ibi ngibi bikwiye kutubera impamvu yo gusenga ubudasiba. Twitegereje ubuzima bwa Daniyeli dusanga ari ubuzima buryoshye bwa gikristo. Yagiraga ubuzima busenga, yagize ubuzima bwo kubana n'Imana neza. Ukibaza noneho wowe nanjye mu gihe duhagazemo uyu munsi, twakwireba twakwishyira ku minzani y'imisengere yacu, tukibaza ngo twebwe turi bande ku buryo tutagira ubuzima busenga. Niba umugabo nka Daniyeli ashobora gusenga, umugabo ujya ubona abamarayika imbona nkubone, wibutse ko ibyo bintu bikibaho na n'uyu munsi. Haleluya. Umugabo ujya ubona abamarayika imbona nkubone, ariko ibisubizo bye bigatangirwa. Abatware bo mu kirere, imbaraga z'umwijima, abadayimoni bagatangira ibisubizo bye, kandi ari umugabo usanzwe asenga, ari umugabo ukora ibyo gukiranuka. Hanyuma akaba intambara y'umwuka, marayika w'umurwanyi akaza agatabara, igisubizo kikamugeraho. Murumva nshuti z'Imana tudafite impamvu zo gusenga? Ntabwo tuzifite, turazifite mu buryo buhoraho. Haleluya.
gusenga rero nk'umukristo noneho cyane cyane umurinzi ku nkike bikwiriye kutubera ubuzima. Habwo dusenga twavuga amagambo tukumva turarambiwe, ariko ni Satani ubutunyaga. Kuki iyo turimo tuganira n'abantu bisanzwe n'abantu dukunda ibiganiro bitajya bikama, mujya mubitekereza? Amagambo yo kuvugana n'inshuti mujya muyabura? Ntabwo abura. Ibiganiro biraryoha, tukavuga tugatarama, igicuku kikagera nta muntu n'umwe urambiwe. Ariko byakwinjira mu gusenga kuko ari igikorwa cy'umwuka, umwana Satani akabirwanya, amagambo akabura. Rero gusenga bikwiye kutubera ubuzima nk'abakristo. Uko senga nkumva birashiranye, bikantera ahubwo kurushaho gushaka Imana kugira ngo Imana ingwirize imbaraga. Haleluya. Niba amagambo yo kuganira n'inshuti atarabura, n'amasengesho ntiyarakwiriye kubura. Imana yatugire neza. Ikindi gusenga ni iki? Gusenga no kwiringira Imana, no kubwira Imana ngo Mana ntabwo bishoboye ku giti cyanjye, nje kugushaka kugira ngo unshoboze. Kudasenga biba interprete muri ubu buryo, cyangwa se bisobanurwa muri ubu buryo. Kudasenga ni nkaho nabwiye Imana ngo Mana ndabyishoboreye, iby'aka kazi ndabyishoboreye, nzabikoresha ubwenge bwanjye, nzabibasha. Iby'uru rugo, iby'izi nshingano ndabyishoboreye. Ariko gusenga magiye kubwira Imana ngo Mana ntabwo mbishoboye, ngwino bifatanye nanjye, ngwino binkoreshe, ngwino ushoboze, ngwino byivangemo ndebe ko byagenda neza. Rero iyo tudasenze biba bisobanuye ngo Mana turabyishoboje, iby'uru rugendo turabishoboye, ntabwo dukeneye kuza kwivangamo. Kuko gusenga ni ikintu guhamagara Imana ikaza mu byacu, ikaza mu byo turimo. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Bibiliya iravuga ngo, narimvuze ngo kudasenga ni ukwereka Imana ko tutayizeye, ni ukuvuga ngo turabyishoboreye, ntabwo dukeneye izindi mbaraga. Kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu wizera Imana, Imana iramuvomera. Turebye muri Yeremiya no muri Zaburi biragaruka, haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Haleluya. Iyo ngiye gusenga mba nizeye Imana, nuvuga ngo Mana ndabizi ko uri bubishoboze, ndabizi ko ubinshobore, kandi ndabizi ko utabigiyemo ntabibasha. Niyo mpamvu mfata umwanya kuba nava mu bantu, nyamara mu bantu nari gukemura ibibazo, mu bantu nari busaba marandevu, ariko hejuru y'ayo marandevu n'abantu nkagira umwanya wo kubana n'Imana njyenyine. Haleluya. Byereka Imana ko uyizeye, kandi bisiga Imana nayo itari buceceke ngo ibyihorere. Haleluya. Abantu basenga bazahorana ubuzima buvomerewe, umeze nk'iki giti cyatewe hafi y'amazi. Amen. Abantu basenga suko badahura n'ibibazo, ariko ubuzima bwabo buravomerewe, bahorana imbuto mu gihe cyose, ku buryo niba baciye mu bibazo n'ubitegereza uzasanga bameze nk'abatabicamo, kuko ubuzima bwabo burahembutse. Haleluya. Amen. Uyu mugabo Daniel bamuvugaho aya magambo. Marayika aramubwira ngo kuva igihe watangiriye gushishikarira gusobanukirwa. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo kuva igihe wiyemeje gusobanukirwa no kwicisha bugufi. Gushishikarira gusobanukirwa ni iki? Kugira umwete wo kwifuza gusobanukirwa ibyo uhagazemo bimeze biti. Haleluya. Ni ugufata umwanya ukitegereza ubuzima bwawe, ukitegereza ubuzima bw'abawe. Bibiliya yatubwiye ngo Daniel kuva igihe washishikariye, kuva igihe wagize umwete wo gusobanukirwa. Daniel yasobanukiwe iki? Ngo yasomye ibitabo asanga imyaka bagomba kumara i Babuloni yarashize. Nta wundi muntu wari ubyitayeho, nta wundi muntu wari uzi ko ari n'ikibazo. Reka mbabwire inshuti z'Imana. Haleluya. Hari igihe umuntu atura mu bibazo ariko akumva si ikibazo. Gushishikarira kumenya no kwitegereza ubuzima bwanjye, nkavuga ngo ubuzima bwanjye ariko ntago burimo umugisha ungana n'uw'Imana yari yarangeneye. Ubuzima bw'abanjye ntago buhagaze nkuko Bibiliya ibivuga. Uko ni ugushishikarira kumenya. Nashishikarira kumenya nkinjira mu isi yo mu mwuka. Turemeranya neza nk'abakristo ibintu byose bikoreka mu isi fizike bitegurirwa mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Ibibazo dufite mu bifatika, ibibazo biri mu miryango yacu mu bifatika birateguye mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Nibaza ko icyo ngicyo kitari kiri ikibazo mu myizerere yawe no mu myemerere yawe. Urabizi neza ko isi yo mu mwuka iriho. Amen. Gushishikarira kumenya rero ni ukwitegereza ubuzima bwanjye n'ubw'abanjye, nkavuga ngo se iki kibazo ko tugifite kandi ko mbona mu muryango wacu kihahora, ukabireba ntuceceke, ukamera nka Daniel. Daniel amaze kubona kumbi bagombaga kuba baratashye ariko ntibatashye, bimutera kurira, kwiyima ibyo kurya, gushaka mu maso y'Imana kugira ngo Imana ibatabare isohoze icyo yari yarabavuzeho. Ibi ngibi bikwiye kudukangura nk'abakristo, kuba Imana yavuze, kuba Imana yaduhaye isezerano, kuba byanditswe muri Bibiliya si garanti yuko biri busohozwe byose ku buzima bwacu. Twarabihawe ariko imbaraga zirwanya kubisingira zirahari, niyo mpamvu dusenga. Haleluya. Haleluya.
ukaba uri umudamu ukitegereza ugashishikarira kumenya urugo rwawe n'umuryango washatsemo, ukaba ufite umugabo washatse ariko uwo mugabo wawe akaba yarabyawe n'umugabo wari ufite abagore 6. Haleluya, Yesu ashimwe. Uwo mugore ufite umugabo wenda wamushatse ariwe mugore wenyine ariko yabyawe sebukwe, mbese yari afite abagore 3, 4, 5, 6. Uwo mugore aramutse abaye nka Daniyeli yashishigara akitegereza akavuga ati ibi bintu ntabwo ari normal, kandi ibi bintu birimo birakomanga, ni wawe. Birabishye kubivuga ariko mu mwuka niko kuri. Simvuga ngo bizagufata ariko birakomanga iyo usenze ubiburizamo. Yesu ashimwe abapapa bari hano, Yesu ashimwe abasore bari hano. Ukaba warirambagirije umukobwa cyangwa se umugore wawe ariko wakwitegereza, washishikarira gusobanukirwa, ugasanga umugore washatse nyina ntiyigeze yubaka, nyina yari indaya, nyina yagize abagabo 3. Ibyo bintu bishobora kudafata umugore wawe ariko ni urugamba rwo mu mwuka, birakomanga. Iyo utabitsinze ukaba umukristo mwiza bishobora kugusimbuka, ariko kuko mu mwuka ikintu kitavanyweho ntaho kijya, kikazajya ku mwana wawe. Ariko iyo dusenze tubiburizamo, haleluya, tukabisenya. Gushishikarira gusobanukirwa n'ibyo ngibyo, ukicara ukireba uri umukobwa ukabona ugize 34 nturashaka, wabaza amakuru ugasanga mama wawe yashatse kuri 40, nyogosenge we ntiyigeze ashaka, nyogosenge wundi yashatse kuri 45. Ntago uba ukwiye kubifata nk'ikintu gisanzwe. Muranyumva barinzi ku nkike? Wasanga n'umwe washatse yarashatse ariko ntiyubatse, ukaba uri umukobwa wa 34 ukicara ukabyihorera. Ntago uba ukwiye kubyihorera, uba ukwiye kwitegereza nka Daniyeli ukavuga uti ariko hano ibyo byose hari ikibazo, narakijijwe ndi mu rugendo rujya mu ijuru ariko nkwiye kwitanga gusenga, nkwiye gushaka Imana nkavuguruza iby'ubu bwami bw'uperesi bwavuze hejuru ubuzima bwanjye. Haleluya. Dufite impamvu nyinshi, umuntu wese ufite ubwenge afite impamvu zo gusenga. Hari ibintu byinshi twagombye kuba duhagazemo tudahagazemo, abacu badahagazemo. Hari igihe abantu bateta mu mwuka, njyana nababarakarira nkumva nanabakubita bamwe muri bo. Ukaganira n'umwana w'umukobwa w'umurokore ufite imyaka 36 akakubwira ngo ngiye numva nta kintu bimbwiye. Utese nta kintu bikubwiye 36? Ubwo butesi mu mwuka ntabwo bwemewe. Haleluya. Hari igihe tubigira twumva ari ukugira ngo abantu batamenya ko dushaka umugabo cyane. Uramushaka kuko uranamukwiriye. Mu ijuru ntago barongora, ntago barongorwa. Muranyumva nshuti z'Imana? Ni umugisha hano ku isi. Bikwiye twebwe abizera n'abakristo kudutera gusenga. Kubera iki? Niba ari umugisha n'abatasenze bahagararamo, n'abadakijijwe bahagararamo, n'indaya zo ku muhanda zishobora gutunga, kuki nge wakijijwe umugisha nageneye hano ku isi nawihorera nkajya mvuga ngo ntacyo bimbwiye? Birakivuze kandi cyane. Ikindi bizakubuza gukorera Imana neza, bizagusigaho umugayo n'igisuzuguro uzagendana. N'ubu uri wenyine uzajya usuhuza umutima, uzavuga utari ko Imana yaranditse. Bikugabanyiriza uburyohe bwo mu rugendo rw'agakiza, bikugabanyiriza ibyo wari gukorera Imana. Haleluya. Ukwiye kugira ishyaka ryo kwitegereza nka Daniyeli, ukabura umusore ukavuga utari ko ni gute abantu b'ikigero cyanjye bafite ibi n'ibi ngewe kuki nabifite. Ugakora ibyo ugomba gukora mu bwenge ariko ukagerekaho gusenga. Kuko niba Daniyeli baratangiriye ibisubizo bye ari umugabo usenga, ari umugabo wakoze ibintu yakoze i Babuloni tureba, wowe nanjye turi bande kugira ngo batabitangira? Sinima ngutera ubwoba kugira ngo utinye dayimoni na Satani, ndimo ndagukangura kugira ngo ukanguke ubarwanye, kuko iyo tubarwanyije barahunga. Haleluya. Barekura ibyacu ubuzima bugakomeza. Navuga ibibazo byinshi tureba n'amaso yacu tukabibona, ukitegereza ugasanga iwanyu harimo gukenyuka kudasanzwe. Barapfusha abantu bamwe nko mu mwaka umwe, bagapfusha abantu bavindimwe nka 3 cyangwa 4 mu mwaka umwe. Ukabuzi ngo abagabo b'iwanyu ntibarenza 50, ntibarenza 60. Abagore barapfa kuri 40. Ugasanga umuryango umwe wapfuyemo abakobwa nka 3 cyangwa 4 barwaye indwara nubwo zaba zisobanutse, kuko Satani arabizi kuzita amazina turi bwakire. Tuvuga ngo na accident y'imodoka disi, na accident nyine baguye mu mpanuka, ariko inyuma yabyo hari umwuka ukenyura. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana ibaho umugisha, Imana itugwiriza imbaraga kugira ngo dusenge, duhagarare mu by'Imana tuvugaho, tuvuguruze ibyo Satani yashyize ku buzima bwacu. Amen. Umuntu ashobora kwicara akavuga ngo Imana irabizi. Yego Imana irabizi, nagira ngo ngwire ko Imana ibizi. Ariko Imana nyuma yo kubimenya irakureba ikanatangara, ikavuga ngo ese ko mbizi, ko nawe abizi ko bihari, ni gute ahubwo atarimo gusenga?
muranyumva bajya bavuga ngo Imana irabizi ariko abo ntago bari hano, twebwe turi abantu basenga. Haleluya. Ngo Imana irabizi, nayo irabizi, yamara kubimenya ikavuga ati ni gute mbizi, nawe akaba abizi, akaba bireba, yarangiza ntagire icyo abikoraho. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ukuntu Satani abigenza, agira cyo agasa nk'umuntu utwikiriye ubwenge bwacu gatoya, agatwikira ubuzima bwacu bwo mu mwuka, akadushyira igitwikirizo gituma tutikangura, ukajya wumva ntacyo bitwaye. Buri cyago cyose n'amakuba cyakubayeho ugahita ukibonera interpretation, ukakibonera ubusobanuro buri normal. Imodoka yapfuye, inzu bayiteje cyamunara, nuko nyine twacunze umutungo nabi, nibisanzwe, wakorora bigapfa, wagira byose bigapfa, ukabibonera ubusobanuro busanzwe. Umunyamwuka ntakwiriye kubibonera ubusobanuro busanzwe ngo agarukirize aho ngaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Amen. Umukozi w'Imana Isaka mwitangira ibice 25 umurongo wa 21. Isaka yari umwana w'amasezerano. Isaka yari umwana wavutse Imana yaramuvuzeho. Ariko Isaka nawe yagize umwanya wo kwitegereza, ashishikarira kumenya iby'iwabo. Aravuga ati ubugumba bwaje ku mugore wanjye no kwa mama bwari buriyo. Muranyumva bakristo bene data? Itangira 25:21 ngo Isaka yingingira umugore we. Nukuvuga ngo Isaka yari umwinginzi, Isaka yari umwentercesseur, Isaka yari azi gutitiriza, yari umwana wavutse Imana yabivuze. Ubundi ntiyarakeneye gusenga kuko n'umwana wavutse ibintu byose byarateguwe. Umwana wavutse mu rugo abamarayika bagendamo, nankaswe wowe Nyamirambo nkanjye. Oh haleluya. Ngo Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asaminda. Isaka yararebye aravuga ati ubu bugumba bwaje ku mugore wanjye ntabwo ari ubusanzwe, naho mvuka niko byagenze, nanjye nagiye kuvuka nta nkuru. Isaka umwana w'amasezerano, umwana wabo bavuganaga n'Imana imbona nkubone, agira umwanya wo kwinginga. Haleluya. Turi mwisi irimo intambara, si kugira ngo tugire ubwoba, ariko ni kugira ngo dutsinde imigisha yacu tuyihagararemo. Ntituyihagararemo gusa, duheshe n'urubyaro ruzadukurikira kutazarwana n'ibyo twarwanye nabyo. Haleluya. Usigara umugozi uciye wa burundu ukavuga ngo ibintu byo gukenyuka ndiho n'abazankurikira ntago bizabaho. Ibyo bintu Imana irabikunda, irabiryoherwa, irabishyigikira. Satani ni umunyamwuka kuko ntago yambaye umubiri, azi ibyatsinze umuryango wawe kera, azi ibikunanira muri none, arimo arapanga n'ibizananiza urubyaro rwawe. Ariko kandi azi ubutwari n'ubushobozi twahawe, iyo twabusobanukiwe arahunga. Haleluya. Iyo twabusobanukiwe adutwaza igitugu. Imana yacu tugire neza. Amen. Yesu mu mbabazi ze no mu mpuhwe ze yaciye wa mugani wo muri Luka 18. Ntabwo ndi busome wose, ariko reka nsomeho gatoya. Luka 18 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ngo bacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Uyu ni Yesu wabivugaga. Agomba kuba ari cyo yajyaga arakora, yarasengaga ubutarambirwa buri joro. Ngo bacira umugani wo kubigisha uko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza wo mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Umurongo wa 4 ngo amara iminsi atembera, ariko hageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora iminsi yose akandushya. Ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na ninjoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Haleluya. Icyo nifuza gukuramo ahangaha, uyu mucamanza ukiranirwa wanabyivugiye akavuga ngo sinita ku Mana sinita no ku bantu. Mu yandi magambo agahinda k'abantu ntacyo kambwiye. Uyu mupfakazi nashaka yarapfakaye akiri mutoya, ntacyo bimubwiye, nta mutima w'umuntu afite. Twamugereranya na Satani. Icyatumye arekura uyu mugore agahabwa umugisha w'akarenganurwa si impuhwe yamugiriye, ahubwo yaravuze ngo nuko anduhije, aranduhije. Haleluya. Arimo arandushya none reka mwikize. Satani n'amadayimoni ntabwo ari abantu bapfa kurekura fasiruma, ntabwo ari abantu bapfa kubyihorera. Bagenda iyo tubaruhije, iyo tubarushije imbaraga, iyo babonye turi abantu batarambirwa, iyo babonye turi abantu batabivaho,
ugasenga uvuga uti uyu mugisha nzawuhagararamo, ugasenga uvuga uti urugo rwanjye ntiruzasenyuka, ugasenga uvuga uti abana banjye bazakorera Imana, ugasenga uvuga uti ubukene bwabaye iwacu ntabwo buzamfata. Haleluya. Ugatitiriza kugeza igihe ibintu bihindukiye. Satani amera nk'uyu mucamanza ukiranirwa akavuga ati uyu muntu aranduhije, ngiye ku bandi batabizi, akajyaho batabizi. Imana yacu itugirire neza. Icyatumye Yesu ashyiramo cyangwa icyatumye umwuka w'Imana wemera ko uyu mugani cyangwa iyi nkuru ijya muri Bibiliya nuko Yesu azi imbaraga ziturwanya. Niyo mpamvu adusaba gusenga ubudasiba. Azi igihe duhagazemo icyo ari cyo, azi imbaraga ziturwanya. Umurizi ku nkike ntakwiriye kuba wa mukristo uvuga ngo ese ngo kuki Imana yabyemeye. Ntakwiriye kuba umukristo uvuga ngo none se ni gute Imana yadushyize mu isi izi ko Satani ayirimo. Satani arahari, natwe turahari. Impamvu Imana yemeye ko tuba mu isi Satani arimo nuko yari izi ubutware yaduhaye. Haleluya. Nuko yari izi ko tuzabibasha. Amen. Haleluya. Satani azarekura ibyawe afashe ari uko umuruhije, ari uko twatamworoheye, ari uko wahatirije kugeza igihe yimukiye. Amen. Ibya Daniyeli yarabitindije, kandi Daniyeli yari umugabo usenga, ariko gusenga kwe yarakomeje arasenga kugeza igihe igisubizo cyamugereho. Wowe nanjye nidusenga ibintu bizahinduka. Ibyo ndabivuga ndi umuhamya niba ariko navuga, kandi nawe uri umuhamya, ufite byinshi uzi wasabye Imana bigaragara nk'ibitashoboka, igitondo kimwe birashoboka. Haleluya. Reka mvuge ku tuntu dukeya hanyuma dusenge. Iyo ugiye gusengera uwawe utarakizwa, umwana wawe, umuvandimwe wawe, uwo mwashakanye utarakizwa, ntukwiriye kubisengera ubyoroheje. Reka ne kuvuga utarakizwa gusa, mvuge n'uwakijijwe ariko akaguru kamwe kaba mu nzu y'Imana n'akandi kaba hanze. Ntabwo mubazi se? Niba akijijwe burya neza ntiwagombye kumwingingira kuza gusenga. Niba akijijwe neza ntiwagombye kumwingingira gukorera Imana, ntiwagombye kumwingingira gutanga amaturo n'ibyacumi, ntiwagombye kujya umwibutsa gahunda zo mu rusengero mwazumviye rimwe ariko niwe uhora wibutsa. Ibyo birakwereka ko ahagaze atagize ate? Adahagaze. Ikindi, insengero zuzuyemo abapagani bo mu rusengero. Turabagwije benshi, bari mu bana bacu, bari mu bo twashakanye, bari mu bavandimwe bacu, baratuzengurutse. Natwe hari igihe tuba turi muri abo ngabo, ariko reka tuvugane nk'aho tutari muri abo ngabo, ahubwo dushinzwe kuba. Haleluya. Igihe usengera uwawe utarakizwa ntukwiriye kubyoroshya. Kubera iki? Iyo turebye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto, urwandiko rwa kabiri yandikiye Abikorinto igice cya 4 umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto rwa kabiri igice cya 4 3 kugeza kuri 4 haravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, umurongo wa 4, aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Imana y'iki gihe cyangwa se umutware w'iki gihe Satani yahumye imitima yabo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Hari igihe muri uru rugendo abitwa ba Kristo agera cyakarakarira utarakizwa, ukamurakarira ngo kuko atarimo gukizwa. Bibiliya iratubwiye ngo umutware w'iki gihe, Imana y'ubu Satani, yahumye imitima yabo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Kurakarira umwana wawe, kurakarira umugabo wawe n'umugore wawe nta kintu byamufasha. Yarahumye. Uragendana n'umuntu ubona ushobora kubacuruza, ushobora kuba akora muri Beneri cyangwa muri Rwanda Revenue cyangwa muri MTN, ariko umutima wagize gute? Warahumye. Kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utamutambikira. Ikintu cyahumura uwo mutima we niki? Nuko urwanya Satani wamufashe akamurekura. Haleluya. Si intambara yo guhangana mu mubiri, si ibyo kurwanisha uburakari. Uramurakarira ngo yarasinze ariko si we, yarahumye. Yarahumye. Ikimuyobora kimubwira ko agomba kurara anywe inzoga kandi ko atanywa icupa rimwe. Ikimuyobora kimubwira ko agomba kurara mu ndaya. Ikimuyobora kimukoresha amahano kuko yarahumye. Amaso y'umutima yarahumye kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utamurasira. Dufite impamvu zo gusenga afite z'Imana. Haleluya. Umurinzi ku nkike ntagarwana gutya, ntagarwana guhangana. Arakubita icyamufashe, nikimurekura umuntu wawe azaba muzima, nikimurekura umwana wawe azaba muzima, umuvandimwe wawe azaba muzima, azarekera kuba umupagani wo mu rusengero. Haleluya. Ese umuranyu bashite z'Imana. Yesu abakumugisha. Ikindi navugaho mbere ko dusenga,
nuko satani akwanga, arakwanga. Kandi satani agira n'abakozi akorerwa n'abadayimoni, agakorerwa n'abantu buntu bemeye gutanga cyangwa se kugurisha ubugingo bwabo. Ubwo akwanga rero azakora uburyo bwose ku buryo udatunga icyiza cyangwa se udatunga umugisha. Iyo turebye mu gitabo cyo kubara 22 murongo wa 10 tugeze kuri 12, kubara 22 10 kugeza kuri 12, turimo turakora iki? Turimo turaryaza ishoka yacu kugira ngo nidukubita ntitukarinde kuvuga byinshi. Haleluya. Turimo turagwiza ubumenyi bwo mu mwuka kugira ngo nidukubita tumenye uko dukubita. Paulo yaravuze ngo arakubita ariko si nk'uhusha, arakubita zicyo akubita. Amen. Twahageze kubara 22 10 kugeza kuri 12. Ngo Balamu asubiza Imana ati, Baraki mwene Sipori umwami w'Imowabu yantumyeho ngo, dore abantu bavuye muri Egiputa bajimagije igihugu, ati ngwino ubamvumire, ahari nzashobora kubarwanya mbirukane. Muranyumva nshuti z'Imana? Ngwino ubamvumire, ahari nzashobora kubarwanya mbirukane. Kugira ngo abarwanye nuko bari bubanze kubashyiraho umuvumo, nuko hari amagambo n'ibikorwa bari bubashe kubashyiraho kugira ngo none nabarwanya abashobore. Ariko Imana ishime, ngo Imana ibwira Balamu iti, ntujyane nabo, ntuvume abo bantu kuko bahawe umugisha. Mu yandi magambo n'ubwoko butavumika. Ariko nubwo ari ubwoko butavumika, abagerageje kubavuma bagize gute? Babigerageje. Ndagira ngo wumve iki kintu. Satani n'ingabo ze bazahora bakuvuma. Ibiha Satani imbaraga n'abakozi be, ibimuteza imbere nukukwambura amahoro, nukukwambura ibyiza. Niyo mpamvu ashobora gutamba igitambo cy'umuntu bakavuga ngo uyu muntu bamuhindura ikigoryi, umuntu ntazigera akora, ntazigera ashaka, ntazabyare. Ibyo bitambo bitugirira nabi, we nibyo bimuha imbaraga. Iyo ubaye umutesi uravuga ariko se nkanjye Satani aranshaka wiki? Aragushaka kugira ngo agwize imbaraga cyangwa zigwirize abakorana nabo. Nari ngiye kukubwira ariko n'ubundi reka mbikubwire. Reka nkubwira ngo abo bantu bakorana nawe turabafite twese mu miryango yacu. Turacyakundanye, turacyagendanye. Haleluya. Abo bantu bakorana nawe bashobora kuba mu bitwa barokore no mu batarakizwa namba, bashobora kuba mu basenga n'abadasenga. Kinangiye kuvuga icyo reka nyireke, reka dukomeze. Haleluya. Satani n'ingabo ze bazaharanira kukuvuma kugira ngo udatunga ibyiza Imana ikuvugaho. Aba bantu Imana yabagarutseho iravuga ngo wijyana nabo wibavuma kuko bahawe umugisha. Ariko kubasoma Bibiliya barabizi ko umuvumo babashyizeho waje kubafata igihe bakinguye umuryango w'icyaha. Yesu ashimwe. Nukuri Bibiliya iravuga ngo umuvumo w'ubusa ntabwo ufata. Iyo turebye mu Migani 26 murongo wa 2 haravuga ngo nkuko igishwi kijarajara n'intashyi kwiguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwo ufataho. Umva ikintu giteye agahinda muri ibi byose. Umuvumo w'ubusa ntugira icyo ufataho. Ariko ujya kumva ukumva umuntu ahagaze muri iri sezerano yibera mu byaha. Nagira ngo ko ibyaha ari ubwicaro umuvumo wakwicaraho, n'intebe umuvumo wakwicaraho. Iri ni isezerano byibuza ry'abagerageje gukora ibyo gukiranuka. Umuvumo w'ubusa nta ufata. Ariko iyo nkinguriye icyaha mu buzima bwanjye, iyo abari intebe abari ahantu heza nteguriye Satani kuba yashyiraho wa muvumo yashaka gushyiraho. Mu Migani 3:33 haravuga ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Ni ryari umuvumo batuvuma udufata? Ni igihe twakinguye umuryango w'icyaha mu buzima bwacu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Umuvumo w'ubusa ntufata iyo ubuze icyo ufataho. Iyo Satani agushatse impamvu akayikuburaho, ariko iyo abonye impamvu wa muvumo batuvuma uragenda ukadufata. Umuvumo ushobora kutadufata kuko wabuze impamvu, ariko umuvumo, amagambo mabi twoherezwaho, ibikorwa Satani akora ku buzima bwacu bishobora kuducogoza tukagira intege nkeya. Umuvumo ntiwafashe burundu, ariko hari ukuntu byakwambuye imbaraga uko. Ariko iyo dusenze ibi byose tubiburizamo. Haleluya. Tujye gusenga nshuti z'Imana. Narimvuze ngo Satani arakwanga kandi afite ingabo akoresha kugira ngo akurwanye. Izo zishinzwe kukuvugaho ibibi. Ikiza ukoze bashinzwe kukwitegera kuko aba bantu babigenze. Balamu na Baraki. Baraki yari uwo mwami, Balamu yari uwo muhanuzi bazanye kuva mu bwoko bwa Isiraheli. Nukuvuga ngo barahagaze barabitegera, barabareba, barebye uko babayeho. Niko Satani n'ingabo ze cyangwa amadayimoni, reka tuyita amadayimoni kugira ngo abantu batagira ubwoba. Niko amadayimoni abigenza. Arahagaraka kwitegera.
akavuga ngo dore amaze gusoreka, amaze kuba inkumi, amaze gushaka, araryohewe ahantu hana, bagahagarara bakakwitegera bavuga ngo icyo ashaka kugeraho uyu munsi cyangwa icyo azakurikizaho ni iki n'iki, reka tumuvume, reka tumuteze ibyago n'amakuba, ntakomeze gutera iriya ntambwe arimo atera. Ariko Kristo ari ku ruhande rwacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uri muri twebwe arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Mwirukane Satani nawe azabahunga, ariko nyine ahunga abande abamwirukanye, abasenze bakagwiza imbaraga z'umwuka. Abafashe umwanya nk'uwo Daniyeli yafashe ngo agashishikarira kumenya. Umukristo ntakwiriye kuba muri ubuzima bwo ku isi ahumirije abyihoreye, ntakwiriye gufata ibyago n'amakuba bimuzengurutse nk'aho ari ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe mu isi yo mu mwuka, kandi mu isi yo mu mwuka wabirwanya bigakunda. Haleluya. Tujye gusenga inshuti z'Imana. Muri iminota mike yadusigaje, reka tuyisengemo. Amen. Haleluya. Nyuma y'uko Daniyeli ashishikariye gusobanukirwa, Bibiliya yongera avuga ngo yicishije bugufi imbere y'Imana ye. Kwicisha bugufi ni iki? Ni ukwemerera Imana intege nke zacu no gusaba Imana imbabazi. Ukabwiza Imana ukuri, ukavuga uti nanjye ntabwo ndi shyashya, nanjye hari ibyo nangije. Hanyuma tugasengera mu isengesho ry'ubutware. Haleluya. Nimuhaguruke dusenga Imana. Umwami Yesu abahe umugisha. Ese igihe twavuga kuri aya magambo, waba hari ibyo witegereje mu buzima bwawe n'ubwabawe? Waba se wafashe icyemezo cyo kutazongera kurwanira mu mubiri, kutazarakarira umuntu umutware w'isi yahumishije amaso y'umutima? Umuntu usenga neza ninde? Ni umuntu wafashe umwanya wo kwitegereza nka Daniyeli, akavuga ati kumbi burya ntabwo ari bisanzwe, ntabwo ari normal ko mba mu rugo rumeze gutya, ntabwo ari bisanzwe ko ibyago byabaye kuri mama na nyogokuru nanjye byangeraho, si bisanzwe ko iyi miruho yabaye mu muryango wose nanjye yambere yanjye, si bisanzwe. Harimo intambara y'umwuka, ariko nuyirwanya urayitsinda. Nutabyihorera ukabirebesha amaso yombi urabitsinda. Nureba gukenyuka kwabaye iwanyu, urahagarara ubiburizemo. Ibyagiye byaragiye ntitukibigaruye, abagiye baragiye ntitukibagaruye, ariko dushobora guhagarara ku buzima bwacu, tugahagarara no ku buzima bw'abacu, tugahagarara ku migisha yacu no ku migisha y'abacu. Haleluya. Niba waragize amahirwe yo kugira umuryango, ujye gusengera umuryango wawe. Umuntu ameze nk'igiti gishobora kuba gifite amashami. Iri shami n'umuvandimwe wawe, iri shami n'umugabo wawe, irindi shami n'abana bawe, irindi shami n'umugore wawe, irindi shami reka turyite ubukungu, irindi shami reka turyite ubuzima bwo mu marangamutima, wagombaga gukundwa ariko ntiwakunzwe, urababaye, n'ibindi n'ibindi. Uri umuntu ushamikiyeho ibintu byinshi, kandi ibyo bintu byinshi byose bikeneye ubutabazi bw'Imana kugira ngo bimere neza, bimere nk'uko Imana yari yarabigennye, kandi izo mbaraga warazihawe. Reka ducishe bugufi imitima yacu nk'uko Daniyeli yabigenze. Daniyeli yihannye ibyaha n'ibyo abamubanjirije atigeze akora. Daniyeli ntabwo yari afite ubuntu nk'ubwo dufite uyu munsi. Twebwe dufite ubuntu mu maraso ya Yesu, twarakiranuwe kubw'ubukiranutsi bwa Kristo, twejejwe n'amaraso ya Yesu. Ariko yeza nanone ababishaka n'ababyifuza. Reka kuko ubuzima bwawe nanjye simbikunda sometimes, ariko ngubu ntangiye kugenda mbikunda. Ariko hari igihe wumva ubuzima urimo atari bwo mahitamo yawe, ariko nubwo wabyumva utyo ni ukuri niyo. Ndabikubwira nanjye nibwira, hari ibintu byinshi nakunda, yaba mu buzima bwanjye bwo mu mwuka, yaba mu buzima bwanjye bw'ibifatika, ariko nyine ubuzima bwanjye niyo mahitamo yanjye. Iyo amahitamo yanjye ahindutse, hari icyo mbikoraho, kandi hari n'impinduka ziza, habe mu mwuka habe no mu bifatika. Haleluya. Ubwo rero turakara ariko dukomeze dukundane, kandi dusabe umwuka wera atwigishe, avugane nawe ku giti cyawe. Haleluya. Ikindi ni ngukomeretsa ntacyo bitwaye, uzongera mwuka wera akunge cyangwa hakize. Haleluya. Ariko abigeze kurwara ikibyimba kirababaza cyane, kandi ntago bakivura bagisize utuvuta ngo bacyorose bagira guti.
rimwe barakensiza bakakimena ubundi bakagikanda. Mwuka wera ni inshuti nziza, abikora neza, nukomereka azajya yongera kunge kandi azasohoza icyo yagambiriye gukora mu buzima bwawe. Haleluya, numva mbyizeye. Iyo shatse gukata iyi message mwuka wera arongera akangarura, nukuri hari igihe mashaka kukubembereza nanabigambiriye kukubembereza, kuko iyi si ifite imiruho myinshi, iyi si iratubabaza, ariko iyo tubemberejwe irushaho kutubabaza. Nicyo kibazo, irushaho kuturusha imbaraga, ntizigera n'umunsi wari mwikugirira impuhwe, kuko umutware wayo nta mpuhwe agira. Rero kuko atazigera tugirira impuhwe, kwibembereza bituma ahubwo none twisasira. Imana ishimwe. Haleluya, ko nanjye tuzajya tugenda tugwiza imbaraga. Amen. Haleluya. Ndifuza guhera ku nkuru tutari busomeho, ariko ni inkuru iba mu Bacamanza igice cya 9. Reka nyibabwire mu magambo gusa. Ni umugani w'ibiti. Hari abantu bawuzi uwo mugani w'ibiti ukuntu waje. Gideon yari afite abahungu benshi bagera kuri 70. Hanyuma amaze gupfa, urumva habaho ikibazo cyo kumusimbura n'ibindi, kandi yari yababyaye ku bagore batandukanye. Umwe mu bana be yica abo bana hafi ya bose 70, harokoka umwana umwe. None uwo wishe bagenzi be, urumva yari mubi, yari afite ubugome, ariko niwe wari ugiye gutegeka, kandi kuko yarategetse mu gihe runaka. None umwana umwe warokotse muri babandi 70 araza ahagarara hirengeye, abaciriye umugani witwa uw'ibiti. Shaka kukubwiraho gatoya. Abaciriye umugani w'ibiti aravuga ngo, mu magambo make aravuga ngo, agenda avuga agaciro ka buri giti. Aravuga wenda elayo cyangwa se ingi ivamo amavuta ya olive. Aravuga ngo elayo barayihamagaye ngo ibe umwami w'ishyamba nyine w'ibyo biti. Hanyuma elayo iranga, iravuga ngo se narekeshwa amavuta yanjye meza y'igiciro asigwa abami, asigwa abatambyi, nayareka no kuza kujya nirwa mbungabunga hejuru y'ibiti, nyobora ibiti. Mu yandi magambo agaciro yari afite n'icyo yari cyo, aravuga ngo sinareka ako gaciro mfite ngo njye kwirwa nyobora ibiti. Murumva nyine n'umugani kandi sindi buvuga icyo ubundi usobanura, ariko nifuza gukuramo iyo message gusa. Hanyuma bagera ku mutini. Umutini uvuga ngo sinareka imbuto zanjye ziryoshye nziza, nazireka kujya nirwa mbungabunga hejuru y'ibiti, nkajya ntegeka ibiti ngo ndeke imbuto zanjye nziza ziryoshye n'agaciro kazo. Bagera kuri cya kindi kiva umuzabibu uvamo vino. Hanyuma nawe iravuga ngo ese nareka imbuto zanjye zivamo vino nziza inezeza no kujya nirirwa nyobora ibiti. Hanyuma rero ibifite agaciro byanze gutakaza agaciro kabyo, haboneka cya kindi kirimo amahwa cyitwa umufatangwe. Ubwo abajene ntibaza umufatangwe. Haleluya, ni igiti gifite amahwa. Mu yandi magambo cyo kuko ntacyo cyatakazaga, kiritumbukiza, kirabyemera kiba umwami w'ibiti. Ariko kirangiye kirababwira ngo ubwo rero ubwo mbabereye umwami, muraza mwugame munsi y'igicisho cyanjye. Mu yandi magambo amahwa yanjye azajya bajomba. Niki shaka kukuramo? Uyu mugani nyine washushanyaga uwo muhungu mubi waje gutegeka akageranywa n'uwo mufatangwe. Ariko icyo shaka gukuramo ni iki? Nuko ubusabane bwacu n'Imana, umubano mwiza n'Imana ufite agaciro gakomeye kuruta ibireshyo n'ibinezaneza byose Satani azazana imbere yawe. Muranyumva nshuti z'Imana? Ubusabane n'Imana, kuba inshuti y'Imana, kugira umugisha ukaba uri umwana ariko ukaba n'inshuti, kuko n'umuri ntiwabishuti utabanje kuba umwana. Ariko umuntu ashobora kuba umwana ukojeje umubyeyi isoni. Mana yacu tugirira ubuntu. Rero ubusabane, kuba ukundanye n'Imana bifite agaciro, biraryoshye kuruta ikintu cyose isi yakunomfesha. Se kunomfesha murabizi. Kuruta ikintu cyose isi yakuratira. Haleluya. Amen. Ubuzima bwanjye, amahitamo yanjye, ndakwifuriza kubana n'Imana mukundanye, muri mu busabane buryoshye. Ubwo busabane burakura. Uyu munsi numva buryoshye, ariko ndabizi ko ejo buzongera bukigira imbere. Burakura n'urugendo, ntabwo ari ikintu kiri statique gihagaze hamwe, ni ikintu gikura. Ariko ndakwifuriza kugera aho hantu aho ubuzima bwawe bivuga ngo nubwo nabura ibyanjye byose, nubwo nabura inshuti, nubwo natakaza akazi, nubwo natakaza amafaranga, nubwo natakaza reputation, ariko sinatakaza ubucuti bwanjye n'Imana. Kandi ubucuti burakorerwa. Kuba umwana no gukizwa nta kintu utanga.
twizeye icyo Yesu yakoze ku musaraba tubarwaho gukiranuka ko inshuti z'Imana. Tutarakiranuka nta murimo n'umwe wo gukiranuka. Niko cya gisambo ku musaraba Yesu yarakivuye ngo mu kanya turabana muri paradizo. Nticyamanutse ngo kige inyigisho z'ibanze, nticyabatijwe, nticyihannye, nticyashubije iby'abandi, ariko mu kanya turabana muri paradizo. Ntabwo kuba umwana w'Imana bikorerwa, ariko ubucuti. Urabizi uri inshuti yanjye ukampemukira, ubucuti burapfa. Haleluya. Ushobora no kudapfa cyane ariko icyizere kigatakara ukuntu, mbese hakazamo ibintu bibishye. Ubucuti n'Imana rero bugenwa n'uburyo tubanye nayo, ntibazababeshye. Haleluya. Ntabwo twese turi inshuti z'Imana ku rugero rumwe. Turacyakundanye? Amen. Haleluya. Ubuzima bwanjye rero, amahitamo yanjye cyangwa my life, my choice, turakifuza guhitamo kuba inshuti y'Imana, kuko ni Imana itarobanura ku butoni. Ubucuti bufunguriwe abantu bose. Umuntu ashobora guhitamo kubwinjiramo cyangwa ntabwinjiremo. Imana yacu itugire neza. Abefeso 6:9. Namwe bashebuja, ndashaka kuvuga ku gace k'inyuma gusa. Namwe bashebuja abariko mugirira abagaragu banyu, namwe mureke kubakangisha, kuko muzi yuko musange shobuja uri mu ijuru. Agace gahera, utarobanura abantu ku butoni. Inshuro nyinshi muri Bibiliya, mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya, bigarukamo kuvuga iyi Mana itarobanura abantu ku butoni. Haleluya. Basangiye shebuja, birasi ibyo turi butindeho byuko abashebuja bakwiriye gufata neza abakozi babo, ariko turashaka kuvuga iki kintu kiranga Imana. Ni Imana, ni data buje uri mu ijuru, ni Imana itarobanura abantu ku butoni. Haleluya. Nta favoritisme iba muri yo. Bibiliya y'Icyongereza twaye nayivi niko yavuze. There is no favoritism. Favoritism kandi ubwo ni mu Gifaransa. There is no favoritism with him. Haleluya. Ndabigoronzora ariko bikanga. Yesu ashimwe cyane. Mu guhamagara no gusohoza ibyo Imana izakoresha abantu, ishobora kubikora mu buryo butandukanye, kuko abantu bamwe bazaba abami, abandi tuzaba abantu basanzwe. Ibyo byo tubirebye dushaka kubona harimo ho gusumbana. Mu by'Imana iduhamagarira, mu mihamagaro, muri position runaka izatwicaza, hazatandukana. Hazahora hariho abami n'ababakorera, hazahora harimo abayobozi b'ibigo n'abandi bakora mu buryo busanzwe, hazahora harimo abantu batangiza ibintu n'abandi bantu babikoreramo. Ibyo ni ibisanzwe kandi nta n'icyo bitwaye, ariko ikintu duhuriyeho nuko abayishaka bose barayibona. Haleluya. Umwe yayishaka ari umwami, undi akayishaka ari umugaragu, ari rubanda, bose bakayibona. Mu bami Imana ikagiramo inshuti, no mu bagaragu Imana ikagiramo inshuti, mu baturage basanzwe Imana ikagiramo inshuti, no mu bantu bakomeye hejuru Imana ikagiramo inshuti. Haleluya. Mu bafite imihamagaro yo kuyobora abandi, ab'intumwa, abahanuzi, abapasiteri, Imana ikagiramo inshuti. Mu bakristo batazagira wenda title n'imwe, Imana ikagiramo inshuti. Kandi kongera ikabura inshuti umuntu ari umupasiteri, ikabura n'ubucuti umuntu ari umwana w'Imana yarakijijwe. Imana yacu tugire neza. Ibyo byahawe twese. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ntabwo irobanura ku butoni. Ubucuti bwayo burafunguye, umubano wimbitse ufunguriye abantu bose. Abayishaka bose izabiyereka. Haleluya. Bose bazayibona. Ibi nibyo Petero yavuze ari mu nzu ya Korneliyo. Ibaza ko tuhaza abantu benshi mu byakozwe n'intumwa 10:34 na 35. Haleluya. Ngo Petero aterura amagambo ati, nukuri. Wagira ngo yararahiye. Nukuri njyewe Petero, murabizi yari yubashye imihango yose y'Abayuda, adakuramo n'umwe anena nkuko bagombaga kunena. Ngo Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Ndongeye ndabimenye Petero, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Haleluya. Abivugira mu nzu y'umunyamahanga banenaga, utari wemewe guhabwa nk'ibyo bahawe. Ba Petero bari bakizi ko ibintu by'umwuka wera n'ibintu by'ubumana na Kristo ari ibyabo. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma agiye kubona nabo buzuye umwuka wera, ibintu birahindutse. Hanyuma Petero adusigira icyanditswe. Haleluya. Ngo aravuga ngo nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Haleluya. Ubwo Imana rero itarobanura ku butoni, Yesu ashimwe cyane, umuntu wese yagira ubusabane bwimbitse n'Imana ye. Umuntu wese yazamuka mu gice cye cyo mu mwuka akegerana n'Imana. Umuntu wese Imana yamwihishurira kuko itarobanura ku butoni. Haleluya. Imana yacu tugire neza.
amen. Reka mvuge ngo muri aya mahitamo ni twebwe dusetinga standard y'umubano wacu n'Imana. Nitwe dusetinga standard. Haleluya. Nitwe dushyiraho urugero rw'aho bizagarukira. Mana yacu ishimwe. Haleluya. Umubano wawe n'Imana ni wowe ni njyewe dushyiraho urugero rw'aho bizagarukira, kuko Imana iradufunguriye umutima n'amaboko, irifuza ko dusabana nayo, iragukunda, iragutegereje, iragushaka, ariko ni wowe ni njyewe tuzashyiraho igipimo tukavuga ngo naha bigarukira. Umubano wanjye nayo uraciriritse, kuko ibintu byayo ndabona rimwe bincisha kandi nshaka kwicira, ubundi bimbwira ngo nimbabarire kandi barampemukiye. Imana urabizi nawe, ni wowe uzagena igipimo cyaho umubano wawe n'Imana ugarukira. Yesu ashimwe. Icyamuka bukumvise. Haleluya. Haleluya. Nkuko umubano wawe n'abandi ni wowe ubagenera igipimo bageraho. Iyo ushaka gukundana n'umuntu cyane, umufungurira umutima cyane, siko bimeze, umuha umwanya cyane, hari ahantu umureka akarenga abandi batajya barenga. Iyo ushaka ko atinjira cyane, ugira ahantu ugarukiriza, siko bimeze. Nuvuga ngo umubano wacu n'abandi nawo tuwuha igipimo. Uravuga uti turabana muri rusange cyangwa se turimbikaho gatoya, ndabuha umwanya wigiye imbereho gatoya. Haleluya. Ndamureka yinjira mu buzima bwanjye, ndinjira mu buzima bwe. Nuvuga ngo nitwe tugena aho tuzagarukirana n'inshuti zacu no ku Mana, niko bimeze. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Umuryango wo kwegera Imana urakinguye cyane, ariko ushobora guhitamo kugarukira aho ushaka. Amen. Mu gitabo cya Zakariya cyangwa muhanuzi bwa Zakariya 3:7. Zakariya 3:7. Haleluya. Nifuje gukoresha iki cyanditswe, nubwo umuntu ashobora guhagarara mu isezerano rishya akaba yagihakana, ariko ndifuza kugikoresha. Zakariya 3:7. Ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nuko nugendera mu nzira zanjye kandi ukitondera ibyo nagutegetse, nawe uzacira inzu yanjye imanza n'ibikari byanjye uzabirinda, nanjye nzagushyira mu byegera muri aba bahagaze aha. Haleluya. Uyu yari Yosuwa umutambyi mukuru. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nuko nugendera mu nzira zanjye kandi ukitondera ibyo nagutegetse, nawe uzacira inzu yanjye imanza n'ibikari byanjye uzabirinda, nanjye nzagushyira mu byegera muri aba bahagaze aha. Mu yandi magambo, uzaba mu nshuti za bugufi, mu bantu banyegera. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ese Imana igira abantu bashobora kuyegera n'abandi bashobora gukorera kure. Abo tujya tubana mu munsi wanjye mu minsi yashize, ngira ngo twasomye muri Ezekiyeli niba nibuka neza, ahantu abatambyi bamwe bene Sadoki ngo ntago bihakanye Imana. Mu minsi Abisiraheli bose bari bavuye ku Mana, ntago bo bihakanye Imana. Hanyuma bagarutse muri kuriya kwerekwa kwa Ezekiyeli, bo bahabwa imirimo ya bugufi, kuko mu gihe abandi bananiwe bo batigeze bananirwa. Hanyuma hari abandi batambyi ngo bihakanye Imana muri icyo gihe. Icyakora Imana ntiyabirukana burundu, ariko ibashyira mu mirimo ya kuri yo kujya bahura n'abaturage bazanye ibitambo, ariko ntibagaruka hera cyane. Imana itugirira ubuntu. Icyamuka bunyumvise. Haleluya. Nuko nugendera mu nzira zanjye kandi ukitondera ibyo nagutegetse, nawe uzacira inzu yanjye imanza n'ibikari byanjye uzabirinda, nanjye nzagushyira mu byegera mu bantu ba bugufi muri aba bahagaze aha. Nukomeza ku murongo ukurikira uraza gusanga hari hahagaze abamarayika n'abandi bari bashinzwe kumukuramo imyambaro yanduye n'ibindi bitandukanye. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Amen. Ni Imana itarobanura ku butoni. Ntabwo irobanura ku butoni mu kugirira abantu neza, nta nubwo irobanura ku butoni mu gucyaha no mu gukosora. Ukwiye gukosorwa iramukosora, ukwiye gucyaha iramucyaha, itarobanuye ku butoni. Ntabwo imeze nk'abantu ngo ivuye ngo Sandra niwe nshuti yanjye cyane kurusha Piensia, none ndamukosora gake, ndamucyaha gake. Ntabwo imeze ityo. Nta nubwo yagera hano ngo ivuge ngo ndamuha umugisha cyane kuko twiganye, hanyuma uyu nguyu kuko tutaziranye ndamuha gake. Ntirobanura ku butoni mu mpande zombi. Haleluya. Mu kugira neza ntirobanura ku butoni, mu gukosora no gucyaha ntirobanura ku butoni. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 2 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 11.
Abaroma 2:6 tugeze ku 11 ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Haleluya. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Nasanze abakristo bose tujya dushaka Imana, tugira iminsi y'ububyutse, tugira iminsi yo gushaka gukora ibyiza, tugira iminsi ufite ubuzima butoshye, ariko ndakwifuriza akangaka ko kudacogora. Haleluya. Ndakwifuriza akangaka ko guhozaho, kuko gafite umumaro ukomeye mu isi yo mu mwuka. Umwanzi wacu arabizi, niyo mpamvu yifuza kugucogoza. Imana yacu tugirire neza. Gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema bice ntibumvira iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa. Uzi ko gukiranirwa kuguhamagara burya kugira ijwi. Korobwa toruta manukaho gato, dore warakabije. Gukiranirwa kugira ijwi, manukaho gato. Urabona abandi batabigenza gutya, karuka dore n'abandi baryaho gake. Gukiranirwa kugira ijwi. Reka ibintu byo gukabya reka biriya ni ibintu bya kera, cyangwa by'abantu bashaje, cyangwa by'abantu bo mu cyaro, cyangwa by'abantu batari civilize. Gukiranirwa kugira ijwi, kandi iryo jwi riba kumanura, nako riba kurembuza, rigukura ahantu wari umaze gutera agatambwe, rikugarura ngo wisanishe naho wari wararenze. Gukiranirwa kugira ijwi. Hari umuntu wigeze ubona koko wowe, hari umuntu wigeze ubona akorera perimi mu Rwanda akayitsinda? Bayikorera bate? Gukiranirwa kugira ijwi. Reka uzabaze na kanaka nawe yaratanze, ubaze na kanaka nawe yaratanze, nimuririmbana. Gukiranirwa kugira ijwi. Ubuse gukoperaho gake bitwara iki? Kwerekanaho gake bitwara iki? Beshya kuri impunzi uri muhunga mu Rwanda baraguhinga na mudugudu atakuzi. Gukiranirwa kugira ijwi. Kandi twese kuradukomangira, nta hantu namwe gutinya. Buri rwego naho ugeranye n'Imana n'umurimo ufite n'umuhamagaro, haba ijwi ryo gukiranirwa riguhamagara, rikubwira ati karuka. Ibintu byo neka nta muntu uzabimenya, nta nicyo bitwaye. Uzasaba n'Imana imbabazi. Nako n'igihe bitakubwira ngo uzasaba Imana imbabazi ko biba byakweretse ko atari n'icyaha, ko nta nicyo bitwaye. Ngo ariko bafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa. Muri make gukiranirwa kwahamagaye barakumvira. Ngo izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Iki cyanditswe nakivugaga nshaka kubwira ko itarobanura ku butoni mu kugira neza, ariko ntirobanura ku butoni mu gucyaha cyangwa mu gukosora. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Ndagira ngo tuvuga ngo ubuzima bwanjye, amahitamo yanjye, ubanze wicaze mu mutima wawe ko Imana itarobanura ku butoni. Niba hari ikintu cyo kwifuzwa, wabonanye umuntu ubanye n'Imana neza, wibuke ko Imana itarobanura ku butoni, nawe irakigushakira, irakikwifuriza. Haleluya. Ntirobanura ku butoni. Niba hari ahantu umuntu yagera mu mubano we n'Imana akatubera wo kwifuzwa, tukabona biraryoshye, wibuke ko Imana itagira gute, itarobanura ku butoni. Nawe nanjye twagerayo. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Duhitamo kandi level ya spiritual life yacu. Duhitamo hejuru twavugaga ku bucuti tugirana n'Imana, uburyo ubusabane bwacu n'Imana bumera. Tunahitamo igipimo cy'ubuzima bwacu bwo mu mwuka aho kigera. Nduvanga mbatante kuvuga duhitamo uburemere buriya. Haleluya. Buriya mu myuka yacu tugira uburemere butandukanye. Ibyo bintu bikamenywa n'Imana kuko imenya byose, ariko bikanamenywa n'isi y'umwijima. Isi y'umwijima idushyira ku minzani. Ntago uburemere bwo mu mwuka bugenwa na title mfite, ntago bugenwa n'impano mfite, ntago bugenwa n'impano ufite, ahubwo uko umuntu abana n'Imana ayibereye inshuti. Ikintu Satani atinya ku mwana w'Imana ni ukumvira. Haleluya. Umwana w'Imana wumvira Imana ateza ubwami bw'umwijima amahoro make.
haleluya. Aremereye ubwami bw'umwijima. Shobora kuba pasiteri nkagira impano, ariko mfite kwigomeka kwinshi mu buzima bwanjye, mfite kutumvira Imana kwinshi. Ntabwo nteye ubwami bw'umwijima ubwoba habe namba. Ubwami bw'umwijima buradupeza, ukavuga ati rutanze nubwo ari munini, ariko mu mwuka afite ibiro 2. Ayiwe Yesu we, izina rya Yesu, haleluya. Duhitamo revo tuzagarukirizaho uburemere bwacu bwo mu mwuka. Uko spiritual life yacu imera ni amahitamo yacu. Kuguma mu ntege nke kwawe, kwanje, kwimuka se nkava mu ntege nke nkajya mu mbaraga, ni amahitamo yawe, ni amahitamo yanjye. Turacyakundanye, haleluya. Nta muntu numwe Imana yaremanye ubunebwe cyangwa Imana yafashe ikamuterekaho ubunebwe mu mwuka ku buryo atazigera atera agatambwe. Nta numwe, nta ubaho. Kaduhese icyubahiro, haleluya, haleluya. Kunebwa kwanjye mu mwuka, kugwingira kwanjye mu mwuka, guhera ahantu hamwe mu mwuka, cyangwa se gutora agatege, ndabyo mbifitemo uruhare, nabyo bifitemo uruhare. Imana yacu tugire neza. Nta muntu numwe Imana yahaye agakiza, yahaye umwana wayo ndangiza ngo imugerekeho igipimo kimuremerera ku buryo atazigera gwiza agatege mu buryo bwo mu mwuka. Ariko amahitamo ye yuko agaburira umwuka ye azamuhindura umuntu w'umunebwe cyangwa amuhindura umunyembaraga, azamuhindura umunyantege nke cyangwa amuhindura umunyembaraga. Imana itugirira ubuntu. Umwanzi wacu wenyine Satani niwe uremereza umuntu wacu wo mu mwuka kugira ngo duhore ahantu hamwe. Ni umurimo wa Satani. Niyo mpamvu iyo Bibiliya idusaba kutabererekera Satani, ibi bidusaba kubw'inyungu zacu. Muranyumva nshuti z'Imana, haleluya. Umuntu uzana ikiremere ukajya umera nk'umuntu wikoreye toni zingahe mu mwuka wawe ni Satani. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridusaba kutamuha akanya namba, kuko yakabonye agakoreramo ugahora uremerewe mu mwuka wawe. Wajya gutera agatambwe, wajya gusenga, wajya kuba, wajya kwishimira agakiza, wajya kwishimira mwuka, bikanga. Imana itugirira ubuntu. Niyo mpamvu dusabwa kutamuha akanya namba. Yakobo 4:7-8. Yakobo 4:7-8 haravuga ngo nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Kugira ngo Satani ampunge hari ikibanza, haleluya. Nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Nuko rero tugandukire, kuganduka nukumvira kuzuye. Nuko rero mugandukira Imana, hanyuma murwanye Satani none nawe azabahunga. Hanyuma mwegera Imana nayo izabegera. Ubifitemo uruhare, ntibazakubeshye. Agakiza wagaherewe ubuntu, mwuka wera uramuhabwa nk'ingwate, ari kuri wowe, ari muri wowe, haleluya. Ariko kwaguka k'ubusabane mufitanye uzabigira mu ruhare. Mwegera Imana nayo izabegera. Nukuvuga ngo bifite condition. Imana itugirira ubuntu. Yemwe banyabyaha ni mukarabe, namwe b'imitima ibiri ni mwiyeze imitima, haleluya. Kugira ngo ndwanye Satani kandi ampunge, bizagendana n'igipimo ngandukira mu Imana. Amen. Bibiliya ijambo ry'Imana rirakoresha ngo mwemere kugengwa n'Imana, ituyobore, idutegeke twemere, idusaba ibintu tutumva tuyibwira ngo ntago mbyumva, ariko mwuka wera ngo ibintu binshoboze. Ntago nzi n'impamvu yabyo, ariko ubwo ari byo ushaka, mwuka wera ngo ibintu binshoboze. Erega byoroshye gutya. Ntago uzabyuka igitondo kimwe umuntu waguhemukiye ngo ubukundi, ubikuye hese ko bitakubamo bitambamo, ngo umubabarire, ubikure hese ko biba bikomeye. Ariko byibuza uravuga uti nasabwe kubabarira, ariko sinabasha kubabarira uyu muntu. Mwuka wera ngwino ushoboze. Kristo ngwino usuka imbabazi zawe muri njyewe mbashe kubabarira uyu muntu. Kuko urugendo rwawe rwo mu mwuka no gukura no kugwingira biradepanda ku mubano, kukumvira Imana kwawe. Imana yacu tugirire neza, haleluya. Iyo ijambo ry'Imana riri gusaba kutabererekera Satani, nuko ari inyungu zikomeye kuri wowe. Iki cyanditswe tugiyemo mukozi w'Imana yagikoresheje dusenga, Abefeso 4, ndasoma ahantu harehare 17 tugeze kuri 32. Imana itugirire neza. Unyemerere tugendane inshuti y'Imana. Nizeye ko Mwuka wera
ari bushyire umutwaro mu buzima bwawe kugira ngo impinduka z'ubumana wagenewe nagenewe zose zikoreke mu gihe cyanjye. Aho Imana ibara ubuzima bwanjye aba ariho mba ngeze mu bice byose bingize, mu bice byose bikugize, utagwingiye, udasibiye, udasubiye inyuma. Ngiye kuvuga ngo udahagaze, ariko nasanze mu mwuka hatabamo guhagarara. Iyo umuntu yahagaze aba arimo asubira inyuma, mu mwuka habaho kwigira imbere cyangwa kwigira inyuma. Abefeso 4, rwandiko Pawulo n'iki Abefeso igice cya 4 umurongo wa 17, tumanuke gake gake. Nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda, ubundi hakaba yavuga yuko mutagikwiriye kuba mukigenda nk'uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Twebwe bari muri Kristo Yesu twifuza ko ubuzima bwacu busa nk'uko twifuza. Mbese amahitamo yanjye ntanyuranye n'uko mbayeho n'uko nsa. Iyi ni intambwe ya mbere. Nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutari mukwiriye kuba mukigenda, yuko tutari dukwiriye kuba tukigenda nk'uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Muzi ibintu bitagira umumaro byo mu mitima yacu? Wowe ntabyo ufite mama byashizemo? Ngiye bijya binkomangira nkavuga ni ya papa urayobye pe, iki kintu nticyagikwiye kuba kiraha, ariko nikibura kumaramo nk'iminota n'amasegonda, hari n'igihe cyatinduka kirarana, ikintu kitagira umumaro. Ariko ntitwari dukwiriye kuba tukigenda nk'uko kera tukiri abapagani twagendaga dukurikiza ibitagira umumaro biba mu mitima yacu. Aho hantu twagombye kuba turimo kuharenga, ibitagira umumaro biba mu mitima yacu tutabyemera ko biwutindamo, ukakibwira uti ntukigendanye n'uwo ndiwe, ntukigendanye n'icyo Yesu yakoze mu buzima bwanjye, ntukigendanye n'aho Imana inyerekeza, hunga va mu bitekerezo byanjye. Haleluya. Ubwenge bw'aba bakiri abapagani nk'uko twebwe twahoze, ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana, kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Ubwenge bwabo buri mu mwijima. Iyo tutitandukanyije n'ibitagira umumaro mu mitima yacu, ubwenge bwacu busubira mu mwijima kandi bwari bwaratangiye kumurikirwa. Niyo mpamvu umupagane inshuro nyinshi atagira ibintu bimushinja. Yashinjwa gute kandi ubwenge buri mu mwijima? Byose biba ari byiza kuri we, byose aba byemerewe. Ariko iyo tumurikiwe n'umucyo dutangira kubona ibyo twemerewe n'ibyo tutemerewe, dutangira kubona n'ibyo twari twemerewe ariko bitakidufitiye umumaro ukurikije aho Imana itujyana. Imana yacu tugire neza. Ngo ariko mwebweho 20, ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Twamubwiwe, twamwize ukundi. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera kugira ngo umuntu wajye mu mwuka akura atagwingira. Umuntu wa kera ndamwiyambura nk'uko umuntu akuramo umwambaro wanduye. Haleluya. Hari ibintu wiyambura we ku giti cyawe ukavuga uti ibi bintu ntibikigendanye n'uwo nabaye we. Ushobora guhitamo gukomeza kubyambara, ushobora guhitamo kubyiyambura. Ngo bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa cyangwa utsikamirwa cyangwa utabikwa, uheneberezwa no kwifuza gushukana. Umuntu wa kera atsikamirwa, atsindagirwa no kwifuza gushukana. Niyo mpamvu ukwiriye kumwiyambura kugira ngo atagutebeza. Wajya gutera agatambwe, umuntu wa kera akabyuka akagutebeza. Wajya gutera agatambwe ukavuga ngo nakunzwe n'Imana, Imana irankunda ku kigero ikundaho Yesu. Umuntu wa kera avuga ati waratawe kuva wabaho, nta n'umuntu n'umwe ugukunda, akongera akaguhenebereza. Wajya gutera agatambwe witoza gukiranuka, umuntu wa kera akongera akakwereka inyungu ziba mu gukiranirwa, akongera akagutsikamira. Umuntu agahora ku rwego rumwe n'ahantu hamwe kandi amaze imyaka yarakiriye Kristo. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Bitubwiriza iby'ingeso zacu za kera ko dukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana. Iyo tumwiyambuye mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mugatangira kuvugururwa, bya bindi batubwira mu Baroma 12:2, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya. Haleluya. Mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka
no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Mukambara umuntu mushya. Haleluya. Kavuga uti narakijijwe, ibi ntibikiri ibyanjye. Mana ndifuza ibi, ndifuza gukunda ibyo ukunda, ndifuza kwerekera aho werekera. Sindabibasha ariko ndabishaka. Ese ababishaka bakora iki? Ababishaka bitoza gusenga, ababishaka batinda mu ijambo ry'Imana, ababishaka bajya mu materaniro, ababishaka batandukanya n'inshuti zitagira umumaro, ababishaka ahantu baba batagikandagira, ahantu baba batakijya. Uko utera iyo ntambwe Mwuka Wera akakubashisha, ukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko mwiyambure ibinyoma. Ibi binyoma namenye yuko atari ikinyoma cyo mu kanwa gusa. Ibi binyoma harimo ibitekerezo bitandukanye n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Ibintu byose wicaza mu mutwe ariko atari by'ijambo ry'Imana rivuga ni ibinyoma. Haleluya. Ibinyoma si ibyo ku munwa tubeshyeshya abantu gusa, nabyo nibyo. Ariko kwiyambura ibinyoma ni ukwikuraho igitekerezo cyose kinyuranye n'igitekerezo cy'Imana. Kavuga uti iki ni ikinyoma, niko bambwiye, niko byagenze, abambanjije nuko babijyanye babibayemo, ariko ijambo ry'Imana rivuga ikinyuranye ukakiyambura. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara, Mwuka Wera yagarura ikintu abashaka kwemfasayizinga gushimangira. Nimurakara, kuko birashoboka byashika ko warakara, ariko hari ibyo utemerewe gukomerezaho. Nimurakara ntimugakore icyaha. Muzi kurakara ibyaha byaduteje. Ukarakara, Mwuka Wera yajya no kuguhoza ngo bireke ukongera ukarakara uti oya yambabaje, ngomba kumwishyura, ngomba kumwereka ko ndi umuntu w'umugabo, ngomba kumwereka ko ndi umugore wakwitunga, ngomba kumwereka ko mfite amafaranga. Atagira ngo meze nk'aba mama batagiraga icyo binjiza. Nimurakara ntimugakore. Kurakara it's normal. Iyo umuntu yagukora ikintu kitaryoshye urarakara. Ni sentiment itwereka ko hari ibintu bitagenze neza. Ariko birakubwira ngo niurakara ntugakora icyaha. Haleluya. Nimurakara ntimugakora icyaha. Izuba ntirikarenge mukirakaye. Yemwe abajya biyiriza umunsi bakarenza n'undi bakamara icyumweru bakamara n'ukwezi. N'uyu munsi bakabicaye hano bakirakaye. Haleluya. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. Reka mbabwire impamvu ibi bintu Mwuka Wera bidusaba. Nuko iyo tubirekeye muri twebwe bikatumaramo umwanya, tuba turimo tugabanya za ntambwe za speed twari turimo tugira mu mwuka wacu. Tuba turimo twibwa mu isi yo mu mwuka. Umunyaburakari nta mbaraga z'umwuka afite, kuko umujinya wa Satani yawumpaye nanjye ndawakira. Ndamurwanya nte? Ndahangana nawe gute? Kandi dusa. Mbese ku isoko ry'imirimo turasa. Ni inyungu zacu gukuramo ikintu cyose cya kamere muri twebwe. Ni inyungu zacu ko ikintu cyose kitari cy'ubumana kitadutindamo. Ni inyungu zacu. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Nimurakara ntimukabibyinire ngo muvuge ngo nari mfite impamvu. Umuntu urakaye ntashobora gusenga, umuntu urakaye ntashobora kuramya Imana, umuntu urakaye ntashobora gukorera Imana ibyo Imana yari imutegerejeho, umuntu urakaye igihe cyo kwera imbuto kiba gishize, kandi biratubwira ngo tuzere igihe cyose. Nimurakara ntimugakore icyaha. Ikindi uburakari bujya budutera kureactinga, gufata ibyemezo bitari byo. Uzi ko umuntu ashobora kurakara akivana mu kazi kandi ari umurokore, kandi igihe cyo kwava cyari kitaragera. Uburakari bwadusohoye mu mago, uburakari bwadutandukanyije n'imiryango, uburakari bwatumye tubwira abantu amagambo atari igihe cyo kubabwira. Kera nigeze kuganira n'umuntu umwe, baravana bari inyuma bareta bamumenya. Noneho umuntu yari yakubwira ibintu undi muntu yakuvuze bigashyuha bikabira. Nari umurokore mutagira ngo birabira numva biruzuye. Ibyo bintu uwo muntu yambwiraga ngo yamvuze ntago byari byo mu by'ukuri, byari birimo amafuti, kuko n'umuntu ashobora ngo namukore gutya na gutya ntarabimukoreye. Biruzura. Kandi uwo muntu yambwiraga yari umuntu mukuru wo kubahwa. Ubushizi bw'isoni burazamuka bugera nkaha, mpita mfata telefone mba ndamuhamagaye. Yesu Kristo, umuntu w'umubyeyi wo kubahwa, ndi umurokore, ndamubwiye wagize gutya hehe iki rererere. Aho sinabibabwira mwavuga ati yewe wavuye kuri. Yesu ni mwiza. Mukanya maze gushyira telefone hasi ndavuga nti ndarutatse yewe, ibi bintu nzabigarurira he?
ntago bigaruka. Yewe kandi ijambo ribi ntiryibagirana. Ubu nubwo tubanye neza ariko ajya ndeba akavuga ati uburakari, nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Satani umuha kuho gato akaza wese. Mwibuke ku buremere tuzagira mu mwuka, uko spiritual life yacu izamera bizangana n'uburyo tutamubererekera namba. Tuzagira uburemere mu mwuka, niduhora tumubererekera tuzahora tumeze nk'agapapuro mu mwuka. Uraririmba ariko uraguruka, ikibazo cyose kiragutwara, marangamutima nta mbaraga zibamo mu mwuka, nta mbaraga zibamo mu mubiri, nta mbaraga zibamo, uraguruka kuko uramubererekera. Imana itugirire ubuntu. Uku kuberekera Satani Bibiliya z'icyongereza zikoresha niba ari foot hold, ibintu nk'ibyo. Mbese ntumuha ahantu na hato yatereka n'akarenge ke. Uyimuha akanya mu burakari, uyimuha akanya mu mujinya, uyimuha akanya mu kantu kose katajyanye n'Imana, uyimuha akanya urabizi ko ari utwaha ariko watuburiye uburyo twakurushije imbaraga. Uyimuha akanya, uyimuha n'ahantu yatereka ikirenge. Imana itugirire ubuntu. 28 akavuga ngo wibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoreshe amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, kuko ijambo riteye isoni ni ukubererekera Satani. Ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Ibi bintu turimo tuvuga ni byinshi, ndagusaba ngo uze kongera gusubiramo no gusoma kino gice, ariko nifuza kukubwira ko ubuzima bwawe bwo mu mwuka niwo uzabuha uburemere runaka. Uzahitamo kuba nk'akara agapapuro cyangwa uhitemo kuremera ku buryo Satani atakwimura. Haleluya, haleluya. Kandi iyo tugize uburemere mu mwuka dukomora mu kumvira Imana no gukora ibyo Imana ishaka, ni ukuri tuzaba turi inshuti z'Imana za bugufi. Abafite abana bagize umugisha kugira abana wenda bamaze gukura, abana bacu baba ari abacu, tuba tunabakunda pe. Ariko hari umwana uba ufite imyitwarire wenda mibi, uwo mwana unezezwa no kumuserukana? Ntabwo unezezwa no kumuserukana. Mu nama zikomeye, mu birori bikomeye, uwo wumva agumenyera ngo nko mu rugo ni uwawe, ariko ubuzima bwe buguteje isoni. Kudakura kwacu mu mwuka ni ukuri guteza umubabaro umwuka wera. Ntabwo ari ibyaha gusa, kuko iyo udakuze mu mwuka uzamera nk'akapapuro, uzamera nk'akababi. Satani azagukubita aha ujyeyo, akugarura aha ujyeyo, hanyuma utera agahinda umwuka wera, kuko hari ibintu umwuka wera yariko arimo gukorana nawe mu muryango w'iwanyu, hari ibyo yariko arimo gukorana nawe mu isi y'umwuka. Imana itugirire ubuntu. Simakana ko tutari abana, abamaze kwizera Kristo turi abana, ariko se turi abana b'ibyirato cyangwa turi abana bo guhishiye abashyitsi baje? Umwana wawe ashobora kwambara ibintu ukavuga uti ntabwo njye inyuma, kandi umukunda wifuza ko munajyana, ariko imyambaro yiteye isoni. Ashobora kujya mu bintu bibi agasa nabi, ashobora kujya mu rumogi agasa nabi, ashobora kujya mu nzoga agasa nabi, ukumva amenywe nyine n'abakwegereye ariko abakure ntibamumenye. Kubera iki se kandi ari umwana wawe? Dushobora kuba abana Imana yishimiye, ni ukuri iradukunda, ariko ubuzima bwawe bwo mu mwuka it's your choice. Urageza he? Amahitamo yawe arageza he? Urageza he mu kumvira Imana? Urageza he mu kuvomerera umwuka wawe? Urageza he mu gushaka Imana? Urageza he kwanga ko ibya kamere byose byagira icumbi mu mutima wawe? Intambwe uri butere ni ukuri Imana irabishaka kandi muragera nayo. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Kandi mbibutse ko nta muntu wo kwipima uhari, ni wowe n'Imana yawe. Kuko mu gakiza ni nk'abana batoya. Umubebe iyo ahubwo atakoze pipi cyangwa susu mu myenda akamara amasaha, mama warahangayika, aravuga ati umwana ntiyanyweye bihagije kuko ni ibintu bye. Ariko umwana w'imyaka 5, 7 ukora pipi ku buriri atangira kuba ikibazo. Umubyeyi akibaza ikibazo afite, akatangira no gutekereza kumuvuza, akareba niba nta kibazo afite mu marangamutima ye. None byose ko ari gukora pipi kuki bitakirwa kimwe? Kuko umwe yarengeje ikigero. Haleluya. Cyangwa umwuka wera akavugana n'umutima wawe. Sinzi uko nabikumvisha, ariko cyangwa umwuka wera akavugana n'umutima wawe. Ku murongo wa 30 aravuga ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Hari ikiganiro ureba
Mwuka Wera agashoberwa pe, akavuga ati Yesu use Hortense yareba ibi bintu akabimaraho isaha. Yajya kubona akabona amaze ebyiri, yajya kubona akabona uraye wicaye. Mwuka Wera akavuga ati reba n'uburyo umwuka ushonje ntashobora no gushyiramo ijambo ry'Imana. Reba ukuntu araye yicaye kandi ejo yari afite gahunda ngo yo kuzinduka asenga. Mwuka Wera akumirwa, akavuga ataraye kuri filime saa 7 z'ijoro zirageze kandi ngo ari mu minsi y'amasengesho ngo ejo azazinduka. Mwuka Wera akagira agahinda. Ni nkaho yakavuze ati yamenye ibyakamugiriye umumaro, yamenye ibyakamukijije. Mwuka Wera yatega amatwi ibiganiro byawe akavuga ati kuwa gatatu yari mu barinzi nari ko hari ikintu yumvise, none aracyaganira muri ubu buryo, none nawe aracyakora ibyo abapagani bakora. Mwuka Wera akagira agahinda. Ntabwo agira agahinda n'ibyo gusa, agira n'agahinda k'ubugwingire bwacu. Akavuga ati siko neza ko Hortense amaze kugwiza imbaraga, nigute iki kibazo gituma hakana ko Imana itamwitaye, nigute yibwira ko Imana idakomeje gahunda, nigute anirwa kwizera Imana, ko twumvaga iminsi amaze agaburirwa mu mwuka, ko twumvaga imirimo twamukoreye, ibitangaza twamweretse kuva yava muri Egiputa, ko twumvaga byari bihagije ko yakwizera ko Imana izamugeza i Kanani. Mwuka Wera kumirwa. Niyo mpamvu Mwuka Wera ibimubabazi wawe bitandukanye n'ibimubabazi wanjye, bitewe n'igishoro n'iminsi tumaranye n'ibyo yinvestinze muri twebwe. Ariko buri muntu wese afite urugero rwe n'igipimo cye. Umubebe ntiwamusaba ibintu runaka, ariko umwana ukuze hari ibyo musaba ubuzi ko ari bubyumve nimuganira, ariko umutoya ubuzi ko atari bubyumve kuko nyina ari mutoya. Igihe Yesu yazaga mu buzima bwawe, igihe Mwuka Wera yakumurikiraga Kristo ugakizwa, ntabwo yari impanuka. Urya mwaka ntiwari impanuka, kurya kwezi ntibyari impanuka. Haleluya. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Ndebye iminsi nakirijwemo, ndebye ibyakurikiyeho mu mezi make, mu mezi 6, naravuze Mana wagize neza kumfata icyo gihe. Si impanuka igihe wakirijwe, sinabwo wari ucyumva ubutumwa bwiza, sinabwo wari ukimenya ko Imana iriho. Ibyo rero hari urugendo rwari rutangiye. Niba uyambura ibi byose tumaze gusoma, urwo rugendo uzarugendamo neza utagwingiye, nutita ku bice byawe byo mu mwuka, nutita ku kumvira Imana, nutagira inyota yo kumenya Imana, uzagwingira, uzahora uri umuntu uteje agahinda Umwuka we. Imana yacu itugirire neza, kandi nimuteza agahinda Umwuka Wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Hari ahandi Mwuka Wera bya bindi Dawidi yasenze ngo Mana ntukureho Umwuka wawe wera, usubize mu munezero w'agakiza. Hari ahandi Mwuka Wera niba navuga ngo asigara arebera kure kuko byabaye too much. Imana ukaba uyizi, ariko ubuzima bwawe bwose n'amahitamo yawe yose udakuyemo na rimwe akamera 100% nk'uko abapagani bamera. Icyo umupagani yakaba yavuga aho hantu ugiye kudiringa iyo diru nicyo uvuga. Uko umupagani yakaba yitwara hamwe n'uwo mugore n'uwo mugabo niko witwara. Uko umupagani yakaba yitwara hamwe n'uwo mukobwa n'uwo muhungu, ayiwe data we, akaba ariko witwara. Uko umupagani yakaba yitwara hamwe na shebuja cyangwa n'abakozi be mu rugo, akaba ariko witwara. Mbese byose ayiwe muzagaruka itandukaniro gusa rikaba yuko uza mu barinzi. Imana itugirira ubuntu. Icyo gihe Mwuka Wera ntubukina mwumva, niyo mpamvu kosa ntunamenye ko wakosheje, kurakara ntunamenye ko ari ikibazo. Twebwe abakiri bugufi iyo twarakaye aradukomangira adatinze, akavuga ati no. Ariko itakimwumva ntugire ngo ibyo urimo nuko biba ari amahoro, ahubwo nuko biba byarabaye too much. Muzareba ababyeyi duhana abana bagereranyije, ariko hari igihe amagambo ashira gasigara umusengero unamukunda gusa kuko waravuze byabaye too much. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Ahantu
mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Haleluya. Reka nsoreze ahangaha. Ahantu hose Imana itugeza tubanza kugerayo mu myuka yacu, tubanza kugerayo mu bitekerezo byacu. Ahantu Imana yadutuza physically, tubanza kwemera kugerayo. Muranyumva nshuti z'Imana? Nuvuga ngo kugira ngo wende tugire imbaraga zo mu mwuka zinejeje, tubanza kubyifuza mu muntu wacu wamwe imbere, tubanza gusa nk'ababyakira noneho tukabiba cyangwa tukabayo. Sinzi uko nagusobanurira. Haleluya. Tukabayo mu kwizera kwacu, tukabayo mu nzozi zacu, tukabayo mu kunesha kwacu mu buryo buri spirituel kandi mu bifatika tugitsinzwe, ariko turabanza tukimukirayo. Ubuzima bwa Yobu mu gice cya 42 Imana ijya kongera kumugirira neza. Imana yamusabye ikintu gikomeye. Muri bukaza nshuti ze ko zitari zaramubaniye, ariko Imana yaramusabye ngo nabasabira umugisha. Ngo Yoba kimara kubasabira umugisha, Imana iramwunamura. Kubera iki? Yoba arasabwa gutura aho hantu mu gutanga imbabazi, kandi nta mpamvu yo kuzitanga, kugira ngo Imana isohoze imigambi yayo. Haleluya. Haleluya. Mwisi y'umuntu yamwe imbere itagaragara, tubanza kubisingira bigahinduka ibifatika. Ndagusaba kwifuza kunezeza Imana gusa. Ubanza ubyifuza, bibe mu ngamba yawe, bibe mu mitima yawe, bibe shwa yawe, bibe amahitamo yawe, bijye binyuzamo bikunanire, ariko byibuza ariyo choice yawe. Haleluya. Bishobora kunyuzamo bikatunarira, ariko niyo mahitamo y'umutima wanjye. Naba nsinziriye, naba bankuye mu bitotsi, naba ndi mu gihugu batanzi, naba ndi kumwe n'abantu bampemukiye bambabaje, byibuza amahitamo yanjye no kunezeza Imana. Nibibanze bibi ibyo ngibyo. Iyo bimaze kuba ibyo ngibyo, ibindi birakurikira. Uyu munsi ndatsindwa, ejo nkashobora, ejo ngatsindwa, ejo ngashobora, ejo ngashobora, kugeza igihe nzaba ntagitsindwa. Ariko mu mitima y'abera benshi batari hano mu mitima y'abera benshi n'aya mahitamo yo kunezeza Imana ntayarimo, gipfa kuba kimwungura. Mu mitima y'abera benshi nta nyota yo gushaka Imana irimo. Ntago tumwajwe na weight n'ibiro mfite mu mwuka, uburyo bitajyanye n'imyaka maze narakijijwe. Ntago bitumwaje, kuko biramutse bitumwaje twabyuka tugasenga. Biramutse bitumwaje wakwiyirizwa uvuga uti Imana ndagushaka. Nasomye muri Bibiliya mbona abantu bariyiriza iyo bagushaka. Nifuza kugushaka. Iyo tumwajwe nuko igipimo dufite mu mwuka kitangana naho twakabaye tugera, byibuza dushaka Imana dukabakaba mu buryo bwari bwo bwose. Ariko ukicara vraiment ugashyira akaguru ku kandi, umaze imyaka 5 mu gakiza, umaze imyaka 10 mu gakiza, umaze 18, umaze 20, vraiment nta jwi ry'Imana, nta kabaraga mu mwuka, ni kagapapuro. Ikibazo cyose kirakurambika, uhorana umubabaro, uhorana agahinda, nta gatege, ukaryambwa, ukagaburira umuntu wawe imbere ibimwica aho kumugaburira ibimukiza. Amarangamutima yacu avurwa na Yesu, ntagavurwa no kureba filime, ntagavurwa n'ikiganiro. Ngo rero ko nababaye cyane, ngo ngiye kujya ku mazi, ngo duseke, uzaseka wongera ugaruke, imibabaro yawe gutegereje. Hari iminsi yo guseka, ntago mbyanga, ariko ntibivura, ntago bivura umuntu wamwe imbere. Umuntu dukunda tugakundika, tukakira urukundo rwe ni Kristo, ku buryo inzangano z'abantu zaba ntacyo zikidukoraho ni Yesu. Ariko uzajyana icyuho cyawe ku mazi ukigarukane, ucyambukanye ukijyane Dubai ukigarukane. Ngo kubera ko abagabo badutaye ngo abagore ngo twishyire hamwe ngo tujye Hawaii maze tubahime, bifite umumaro samuhawe mu marangamutima gakeya, ariko nta mbaraga zikiza, ntazo. Uzamuhima yongera guhime, Satani abahime, urugo rusenye, umuryango upfe, kandi wari ukwiye kubugwiza imbaraga z'umwuka. Haleluya. Ngo nabuza amahoro, reka byibuza nkwe kamwe, nari narakaretse ariko reka nkanywe. Uzabyuka wayabuze unishinja, agatege wari umaze gutera kashizemo, ngo turarushye nta mpamvu yo kujya guterana mu cyumweru, ngo reka nihe konje, ngo Mana ngo warampemukiye ngiye gufata ibyumweru 3 ntaterana. Tuzaterana tukurusha imbaraga, ugaruke wongera uhora utangira, uhora usibira.
ubuzima bwanjye, amahitamo yanjye. Haleluya. Mu mwuka wagira imbaraga, mu mwuka watumbagira, ugahinduka wo kwifuzwa. Satani akakubura, imbaraga z'umwijima zikakubura, ibibazo by'iyi si bikakunanirwa, bigashaka ko biguca ntibikubone, bigasanga uri umuntu utarambarara. Haleluya. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Umuryango wa Yesu urakinguye. Yaravuze ngo ni irembo, umuntu niyinjira, ni irembo. You can choose gusigara ku muryango, ushobora no guhitamo kwinjira ukabona urwuri, ukinjira mu mudendezo w'ibyo atubereye byo byose. Ushobora no guhitamo kuguma ku muryango. Narakijwe birahagije, nimuzana ibindi bintu biremereye, ngewe narakijijwe, nzajya mu ijuru, I'm sure. Izina ryanjye ryanditswemo, ibyo bindi bintu byose nimubizanye. Yesu ni irembo, ushobora guhitamo kuguma ku muryango. Ni koko tuzahurira mu ijuru, ariko ubutsinzi wari waragenewe mu isi. Icyo wagombaga kumarira Imana, uburyo wagombaga kuba ishema rya Mwuka Wera, kuko